byose mani noneho muzi nta kintu kimwe gisigayemo aho gusa ubu dupfuye koko akumara byose niwe wabiteye ubu se nawe uteka intoryi 3 uranje ubirenga uteka 3 gusa nanone twari kuzirumanga mani ahubwo ibyo twese bimeze byati nyine mfanye twe tumvikanye ko nta guteka ariko wabirenze urateka nose dukora ikibazo nyine ubwo nako ndi no kwikopesha umukaritazi Babyloniste yuko munasi karisi kigurigisi utagutuka mu kigeri cy'abakozi cyaha kitababarirwa no kwimana urundi vuga kwikopesha hari umucuruzi umwe muri karitsiye waba uzi tutaba dufite ide kandi koko ahubwo no kuba utaruteze cyamunara mana ushimwe gusa bibuke ko narandi rodi president yarangiye umunsi kamvira n'ibintu buzanye mana ibyinzu si ikibazo wanaganyika kwibaraza bugacya kandi ntunapfe akuzinzara mana uzi n'ikindi tufanye tekinike ya mwisho sasa tuvuga visita surprise mu Rwanda rimwe cyane urarinda ubaza ahubwo nyuma minota 7 nibageze kwa Gasongo wewe nendere wapi njye rero najya nagomba kujya kwa Torose ariko nduruko kuvugana imyaka 2 irashize kamanze muvugishe byuze numva ko ari no mu Rwanda ateye tumuvugisha twarusegonda mane bone batutwaye Allo umeze ute mane Isawa kabisa nana wamenye se wapi naho nakomeza mane nyine ni haduye mane asema sinzi ko n'imirangi wayigiraga mane ese ni wowe yarega ngiye imyaka 2 nta nimero itampamagara nisiza none se ahubwo kumamagaye namahoro sha na amahoro ageretse kandi kabisa ese uri mu rugo mane ndiyo kabisa ibizo namahoro musemane urabona naraye ntekereza ukuntu tubanye pe mbona imana ntibyishimiye habe na gato rero numvaga nagira ngo usure umubano wacu nyine tucoce tu bize tusuze nuko wari umeze numva se man wino wowe nta mutima mubura tsaga mu rugo demukavuga sawa none shamani taciye mwana webwe ko dufite mission ebyiri gusa pozi bya sasta no gusyaga ibya nijoro twagiye ahubwo twagiye kugikoresha mwana Uyitsvendira sha imyaka myinshi kabisa bose ni kare Nashikaba mu nzu nziza rero nzinzu se bisanzwe so nsanzwe mbasuhaza sinaka byose kandi ibu ni imyaka myinshi imyaka 2 ntawabyo gushikoka ntabyo mwana bakera na kare na haniberaga ko nkubonye nagahugiye wahora n'icyo muvandimwe ubu ngubu sasa ivi mvuye kwa muganga waje umuntu ameze nabi pe nkubwije ukuri naramuka kiza umunyasi na super baza barakurira ubu njya na dogiteri n'abaganga bamuvura turamutse turebye nabi bwatangira muri studio gukora remix y'urwo mbonye n'amakanyaga umva ntakubeshe umuntu umupfu wigendera ushaka kwisubirira mu rugo ahora ni ariko naramuka napfuye ushobora gupfa urwo menya muzaza rufite ubwene gihugu bw'Abanyamerika sha basi ikintu ngiye kugufasha muvandimwe ngiye kuguhereza ibiryo umujyanire umugemurire naho nijye ntabwo ndi kubonekana ndi kwigendera ariko rwose naba atarahuka nzabasura ndebe uko ameze muvandi urakoze cyane pe kandi urakoze rwose urakoze Imana kongerera rwose ntakundi kugemurira umuntu n'ubundi kugemurira umuntu bizaza ko gukira kwibireko ateye imbabazi kurya witonze rero nawe bitaguhita rwose ariko uyu mubano wanyu urashimishije ndembyetse mu nzozi imyaka 2 myinshi Yo, Vic man.
ubu ndakumenyesha ko Babyloni sasa ibi nyitetse umutwe nayirangije. ariko umenya waranyibagiwe mpamvu. Ndakumenyesha ko ubuze icyaka cyujuje intungamubiri zose uzi ziba ku isi. Muri tanu ndaba nkugezeho rwose. Ndaje. no.